Wari uzi ko aya mafoto yakozwe na AI? Wari uzi ko izi foto za birthday usanzwe ubona ku mbuga nkoranyambaga zimeze gutya ziba zakozwe na AI? Nawe ufite ubushobozi bwo kuba wakwikorera ifoto nk'izi ngizi ukoresheje Gemini AI. Iyi Gemini yamamaye cyane mu gutunganya amafoto, ntabwo ariyo gusa yonyine na ChatGPT irabikora, ko ChatGPT yo icyo tuyisiza ni uko gukorera ifoto itinze, ariko ino Gemini igufata amasegonda make cyane, hagati ya 10 na 15 ifoto yawe iba imaze kuyikora ukoresheje Gemini AI. Muraho neza, nitwa Emmy. Muri video ndabereka uburyo ushobora gukoresha Gemini mu gukora amafoto asa neza kandi afite ubuhanga nk'ayakozwe n'umufotozi wabigize umwuga. Ino Gemini yaziye igihe, nawe ndayigushishikariza kugira ngo uyikoreshe. Ubu Gemini ntabwo ari igikoresho kigusubiriza ibibazo gusa, ahubwo ushobora no kuyikoresha mu gukora amadesign, amafoto, imishinga yawe mu buryo bworoshye cyane. Reka tubivuge mu buryo bworoshye kandi tubikorere hamwe tugere ku ntego. Ino Gemini nawe utangiye kwibyaza umusaruro, nawe ukore content z'amafoto. Utanzabereka uburyo tuzakora ifoto, uburyo Gemini izadukorera ifoto, ubundi turangiza dukore ifoto igenda ikorera geste nkaho yakozwe ari live. Ikintu cya mbere ni uko uwo ugomba gusobanukirwa ubundi Gemini ni iki, ubundi yakozwe se, ubundi Gemini yaturutse se, ni iy'abande? Gemini ni AI assistance ya Google. Google yatuzaniye Gemini, nayo ni iya Google, nk'uko AI banana zose zakozwe na Google. Ishobora gukora ibintu byinshi, wandika, gukora research ndetse no kurema amafoto. Uburyo bwiza kwikoreraho ni ugukoresha urubuga rwa Gemini .google.com, ariko ushobora no kujya no muri Chrome ukandika Gemini gutya ndi kubikorera research muri Chrome, ubundi ugahita ugera kuri no website, cyangwa se ukajya muri App Store ukadownloadinga ino Gemini, no kuri Play Store iraboneka, yitwa Gemini, ubundi ukayidownloadinga. Ku buryo bwiza ushobora kuyikoresha muri application muri phone yawe, cyangwa se twebwe turakoresha Google Chrome, niho nabonye byihuta. Iyo uhisemo gukora ifoto wandika prompt, ubundi igitekerezo cya prompt ni icyo AI igenderaho, ni amagambo asobanura neza icyo ushaka gukora. Urugero, ushobora gukoresha ino prompt turi kwandikamo hano Gemini, ni igitekerezo cyacu twahisemo. Gemini ihita igutunganyiriza ifoto imeze nk'aho yafashwe na kamera. Nukuri urabona ino foto nta kintu ibaye, urabona ko ari nziza cyane. Uko wakwandika prompt nziza mu buryo buri profession kugira ngo amafoto yawe asohoke neza, wandika prompt irambuye isobanutse. Dore uko wakoresha prompt nziza: vuga umuntu cyangwa ikintu ushaka gukora, sobanura aho ibintu biri, studio, office, outside ndetse na niche. Shyiramo style ushaka, profession, cinematic. Koresha amabara nka blue, green, golden ndetse na light. Ongeraho mode, happy, section, confidence. Ushobora gukoresha urugero nko gukora nk'uyu muntu. Urabona yuko ino foto twafashe ifoto yacu, turangije duhita tuyibwira ati idukorere uyu mugabo. Urabona uyu mupira ni icyatsi, ni green, hariho izina rya channel yacu MTech TV Show. Turayibwira ati podcast, se nkaho turi muri studio, laptop iri imbere, kandi ifoto yacu ibe ikeye. Iyo wanditse gutyo, Gemini ihita igukorera amafoto asa neza kandi afite imiterere y'abanyamwuga. Ko ushobora kuyidownloadinga uyikura muri ino website yabo. Nyuma yo kuyibona, nyuma yo kubona amafoto ya Gemini, iguha amahitamo menshi. Ushobora kuyahitamo yose cyangwa ukayagabanya kugira ngo ayo mafoto akoreshwe neza. Hitamo download kuri desktop se cyangwa se iPad, ndetse no ku bantu bakoresha telefone uburyo buremera. Ushobora no kuyikoresha kuri thumbnail, ushobora no kuyikoresha kuri post, YouTube video, cyangwa se imbuga nkoranyambaga zindi waba ufite. Ushobora no kuyahuza na Canva cyangwa CapCut kugira ngo
igukatire izi foto nk'uko ubyifuza. Ushaka izo kuri TikTok wazikata cyangwa se ukongeraho text nk'amagambo nka background kugira ngo ibe ifite karite nziza cyane. Urugero ushobora gushyiramo nka logo yawe muri ino Gemini, logo yacu nka MTech TV Show, maze ifoto yawe ikaba ifite design yamamaza channel yawe. Amayeri yo gukoresha amafoto ya profession: icya mbere, koresha urumuri rwa cinematic lighting rutuma ifoto igira ubuzima. Kabiri, shyiramo default of field bigaragaza umuntu neza kurusha background. Gatatu, koresha realistic texture. Gemini ibikora neza cyane. Shyiramo color harmony blue green. Iyo ibi byose ubikoze gutya, amafoto yawe azaba asa nkaho yakozwe n'umufotozi wabigize umwuga, kandi Gemini izagufasha gukora amafoto mu gihe gito cyane. 20 seconds, 15 seconds ifoto yawe iba imaze gukorwa, editing iba irangiye. Uko wakoresha Gemini AI mu gukora amafoto asa neza kandi afite ubuhanga bwa profession. Guys, like, comment ubundi dukomeze. Niba ushaka kwiga uko wakoresha AI mu gukoresha mu gukora video design na YouTube thumbnail, komeza urebe MTech TV Show. Ahandi ni hano hari amasomo ya tech. Ntuzibagirwe gukanda subscribe, like na share kugira ngo tugaruke n'andi masomo akomeye ajyanye na AI na technology. Murakoze cyane, ni MTech, mbifurije kugubwa neza.